cya shitani cyarakaye. umusore utanyoye inzoga asaba ari umuntu. Ndindahiro Valence Papa. Acha bana we, nta muntu ntabwo wandanza amavi. They could be mad at me. Look at my family. And then hano handitse Rutwitsi Muzi, my aka. Work in China rather to be in Data wafite karisimbi. Abikunda simbo. Akavuga ngo na video arayifite ngo ari kubyina nyakubyina mu muriro. Uriya we mwimuvuga nje naramu uriya namubuka mana mbega umwana w'umuhungu ufite roho mbi tabia mbaya ngo ni Bosco akicara yewe n'amabinga mabi sinzi man mujye mumbabarira rwose. Ariko uyu Bosco we muzapfa mwumve uyu Bosco we mube mumwihoreye. Bosco we mube mumubitsa ahantu ikiganiro nshaka kujya kumurega mbura umwanya kuko nifite akazi, ariko uyu we nanjye ndamurwaye nk'igisebe. Mureke uyu we nimwe mumuretse mube mumuretse umuntu yicara ngwara abangaba nimba mwarakurikiranye ibiganiro nkundira Imana rero, ariko Imana ibanyurije makeyo koko. Ese ubu kurya bikamanuka cyane rwose cyane rwose uwo ngo ni Bosco hakaza mugwiza akaza Pastor Koro je narabikurikirana ibiganiro nkavuga ariko man kuki umuntu arembye njewe nyumva akora ikiganiro akavuga ngo uwo nahemukiye naravuze ntirijwi uyu muntu ararembye vrema ariko aho kumutabariza ngo arimo aratuma ngo amafi 50,000 none se abantu mwese urakoze cyane Cedric urakoze cyane Cedric nimba mw'abanyarwanda mwe muzajya mujya gukurikirana abantu bashinyagura kuriya namwe muri babi ntimworoshye. Umuntu aricaye aravuze ngo uyu muntu ntarwaye, namwe ubwanyu muri kubibona ko arimo serumu mw'abanyarwanda. Kamufashije ahita bikupa akavuga ati okay uyu muntu ari mu Rwanda ibyo avuze nibyo ndabyumva. None se urumva byarenzaho iki isinjashwa gusa. Iza n'urwego rwegerejwe abaturage, ariko noneho RIB ni mutubabarire muze mudufashe kuri kino kibazo cy'abantu baza bagakora ama YouTube channel nabo ubwabo bakabyiyemerera bavuga ngo barimo barashaka views. Uwo muntu nta kintu atakora ku buryo bibaye ngombwa no kwica umuntu yamwica ariko izo views zikaboneka. Je na YouTube channel ngira ntago nzi ngo views bigenda gute, ngo babishyura gute. ntago nzi ngo icyo kintu cyitwa views gusa, kubera ko maje kubona abantu bagihanganiraho cyane ibyanga byakunda maje gutekereza yuko kibaha amafaranga menshi cyangwa se simbizi, ariko ndabasabye ndabinginze RIB n'ibindi byose murabikora, abanyabyaha murabafunga, abaki byose murabikora, ni mudufashe kuri kino kibazo cy'aba YouTubers. Ni mudufashe ku kibazo cy'aba YouTubers. Mudufashe ku kibazo cy'aba YouTubers pe. Ku buryo bigeza ahantu umuntu akwemerera ngo njewe ngo nje gushaka views, gasho ngo twakoze ikiganiro ngo ndi gushaka views. Uri murumva ngo twakoze ikiganiro ngo ndi kwishakira views. Umuntu akaza akajya mu buzima bw'umuntu akabwinjiramo akava ku tuvuga urugero nka Brian. Reka nje nihereho ku munsi wejo, uyu munsi turi ku cyumweru, ejo kwa gatandatu hari bankoze ari umutipe witwa ngo niba ari ngo Kamarade yankoze ikiganiro kuri YouTube kuri 3D TV, ariko nyiri 3D TV ni umushiti wanjye, ni umutipe witwa Mika Fashion, n'umwana mwiza. Bankora ikiganiro ukuntu ngo nagiye kubatizwa, mani nyine ibintu biri weird, ibintu bitanabaho bitanabayeho. Ikintu nahise nkora mbere yuko mbihereza umwavoka wanjye, nahise mbanza mbyandikira uwo mubosi, cyokoze uwo mubosi ambera imfura, abikora iki abikuraho, sibyo? Ariko guys, Imana reka mbyuke mvuge nica. Ngari
umva reka mbabwire ikintu sibyo ibi bintu nitutabivugaho nibiba na ngombwa ngo nidushaka tuzanigaragambye nidushaka tuzajya no mu muhanda simbizi ukuntu ibi bintu biri bugende by'aba YouTubers umuntu akabyuka mu gitondo agashinga YouTube uri kumva agashinga YouTube aho kugira ngo avuge kwanza agahita abanza akigira umunyamakuru we kubera yuko afunguye YouTube channel already amaje kuba umunyamakuru sibyo agahita aba umunyamakuru noneho nje mubanze munsobanure kwanza iyo umuntu ari kubona views nyinshi nikabona amafaranga menshi kuko byanga byakunda iki kintu hari ikintu kibirimo ku bantu bafite ama YouTube ngiye mumbwiza ukuri iyo umuntu ari kuvuga ibintu akabona abantu nibwo abona amafaranga menshi mani ntago bino bintu bibaho umuntu arabyuka mu gitondo akaza akavuga inkuru y'umuntu akinjira ubusubiye connection nangiye kubura yitangiye kunkorera ibikiyamba bariye urumva umuntu bakamuvugaho ibintu ngewe reka mbabwiza ukuri hano hari umugore witwa ngo ni Mugwiza uyu mugore afite abana yarabyaye ni umubyeyi sibyo ariko ibiganiro byose akora kuri YouTube ni hayi munsi n'uyu numwe ndigera numva ari ikintu kimwe arimo arashima na munsi numwe uyu mubyeyi witwa Mugwiza niwe mugore ushaje uri kuri YouTube uvuga ubusa babishyura 10,000 guys ibihumbi 10 uyu mugore witwa Mugwiza umubyeyi wabyaye uri kumva wabyaye ufite abana b'abakobwa sibyo akajya kuri YouTube akajya kuvuga nabonye video ye none arimo aravuga ngo mana we ngo n'amagambo twavuze ariko se kucyurinda kujya kwisama wasandaye umuntu w'umubyeyi ariko ubwo murabizi neza yuko ibyo mamugirira abandi namwe byababaho erega nta muntu uzigiye azarangirira sibyo nta muntu uzigiye bizarangirira twese turi ku isi nk'abagenzi twese turi ku isi nk'abagenzi anytime umuntu byarangira sibyo ariko se nge ndi kwibaza mana yanjye nk'uyu mubyeyi witwa Mugwiza nawe ko wabyaye Mugwiza nawe ko ufite abana aka kanya nawe ari wowe bibayeho ubu ngubu ari umwana wawe urwaye uri kwa muganga wowe Mugwiza ari umwana wawe wabyaye umwana we wabyaye Mugwiza ufite umukobwa mukuru Mugwiza afite umukobwa mukuru wigeze no gushaka kuba umu DJ icyo gihe niba baramwitaga ngo ni DJ ndera namwibagiye umukobwa wa Mugwiza mukuru kabisa Mugwiza ubu uyu mwanya umukobwa wawe ari mu bitaro waza gukora inkuru ngo yirwaje Mugwiza umwana wawe ari mu bitaro waza ugakora ikiganiro ukavuga ngo uyu mwana wanjye arirwaje kuki wumva yuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda yego pebye ntitwabishobora sibyo ibyo bintu ntabwo twabishobora okay sawa uri kumva na ijambo ry'Imana avuga ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda ariko ibyo ngibyo ntabwo twabishobora kuko turi abana b'abantu turi no mwisi iteye ubwoba nyine ku buryo utabasha gukunda umuntu nkuko wikunda ariko ngewe ndibaza ikintu utakorera urubyaro rwawe kuki wumva wagikorera abandi
Mugwiza ntago ndakubona ukora ikiganiro hari ibyo ushima. Mugwiza ntago ndakubona hari umuntu wakoze akantu byibuza ngo ukavugeho, sibyo uvuga ati akana ko ni keza. Mugwiza uhora muri negative. Nta kintu kizima, nta munsi n'uyu numwe wa mugore we, wa mubyeyi we, wa mukecuru ushaje wanduranya uvuga wiciraguraho, niba urwaye urukebe uvuga uraramye. Ariko Mugwi ntago nakwifuriza ngo ibyo wifuriza abandi bikubeho, ariko ujye wicara wigaye. Abe n'abanyarwanda imbabazi. Umuntu w'umubyeyi wabyaye uyu munsi ibiba ku wundi nawe byakubaho. Isi nisakaye ntawe imvura itanyagira, nawe bitabaho. Ariko njye mbabazwa n'ukuntu uri umuntu w'umubyeyi, uri umugore ushaje, uri kumva ukuriye ubusa. Ndebera nk'uriya muntu ngo nk'uriya mugabo ngo ni Bosco, sibyo? Uyu mugabo yaraje ubwa mbere yarabanje afata Sabe, afata na Chita, avuga ngo ukuntu ngo barongora mama Pasiteri uriya mama Pasiteri umugore wa Pastor Theogene. Yego, wa Pastor Theogene, sibyo? Uriya mugabo ufite ngo Bosco Empire avuga ukuntu ngo barongora ngo Pasiteri, avuga ukuntu ngo ari agakino, avuga ukuntu ngo bari mu umuntu yapfuye. Bajya kuri Pastor Theogene bavuga amagambo urimo urumva. Ariko none se reka mbabaze, tujye dutinya Imana, tujye tuvugisha ukuri, sibyo? Ngiye n'abantu numva rimwe na rimwe buri munsi pe. Urimo urumva uje kuri YouTube cyakoza Mana uriya mwana yitahiye, ariko sha yakoze pe, yakoze kuko uje kuvuga ukuntu umuntu ntutumye n'abantu. Buriya reka nkubwize ukuri ukuntu tumeze. YouTube ubushize twe twigeze kujya mu mahugurwa, urayibuka amahugurwa twagiyemo yo kumenya ngo ese ni gute umuntu yafata inkuru ya nyayo, ese umuntu yamenya gute ko inkuru ari y'ibihimbano. Uri kumva, urabona abantu bo kuri YouTube iyo uje ukamubwira ngo byagenze gutya abifata nk'ukuri. Nimba Vava ariko arwaye mukagaruka mukavuga ngo yirwaje arimo arashaka kurya amafaranga yo muri diaspora, n'uwari ufite gahunda yo kuyohereza arabyihorera. N'uwari ufite gahunda yo kubikora abikora iki? Arabyihorera, sibyo? Ariko niba ugiye kuri YouTube, Mana, hari content nyinshi. Even nawe wakikoraho content. Wabyuka mu gitondo ukerekana ukuntu wabyutse, ukerekana ukuntu wagiye muri douche, ukerekana ukuntu watetse, gahunda wagiyemo zose. Umunsi bari muremure sibyo? Ukawukoramo inkuru. Ariko kujya kwinjira mu buzima bw'undi muntu, ariko si utuvugishije ukuri, mwe nta bibazo mufite. Karuko wenda mwebwe mutaba ku ma YouTube channel cyangwa se mutaba kuri social media, ariko ubutuje kureba mu mibereho yanyu, buri wese akagirirwa amahirwe yo kumenya imibereho yanyu. Nta bibazo mufite ku buryo wirengagiza ibibazo byawe ugashaka kwinjira mu buzima bw'undi muntu. Noneho igitangaje cy'aba bantu bari no kubishyiramo gushinyagura. Ribu nitubabarire aba banyamakuru bose bataraba umwuga bajye bakora content ziberekeyo, bareke gukora content ku bandi bantu, kuko ibi bintu byo kuvuga ngo barashaka views no kwica umuntu bazamwica ariko babone views. None se uribaza ko kugeza na n'ubu abantu baracyashinyagura? Murebe muzenguruka ama YouTube, uriya mwana w'umukobwa arwara, tubigarukeho ibyo bintu. Urumva, tujye tuvugisha ukuri. Haba n'abagiye kumukoresha ibiganiro, ntago bakoze ibiganiro nk'abantu bari kumutabariza, babikoze nk'abantu bahanganye. Noneho na nyuma yaho n'abaje bavuga yuko ari gutwika. You guys, mwebwe mwagiye mukaryama mu bitari byari byo byose. Buretse Pastor Claude ko wiyita ngo uri umupasiteri. Umupasiteri ni umuntu uhuza abantu, si umuntu utandukanya abantu, sibyo? Kandi umupasiteri ni ikiraro.
ni ikiraro cyane cy'abakureba, ni ikiraro cy'abakumva, sibyo? Kubera yuko ubutumwa bwiza, mani reka nkubwize ukuri, hari umuntu uba wahuye n'ibigeragezo n'ibibazo, nyamaze yaruhukira ku muntu uri kwigishiriza ijambo ry'Imana cyangwa se uri kuganira ibintu byiza, none se wiyita gute pasiteri uhora muri ibyo bintu? Aho kugira yegura ngo utabarize umuntu, ahubwo ni wowe umutaba. ni wowe umutaba. Noneho ikindi, umuntu murabona yuko agize gute, arwaye, uretse no kuba byabatera agahinda ko bajya bavuga ngo agahwa kari ku wundi karahandurika, ari wowe biri kubaho. Umuntu w'umubyeyi yaricara avuga ngo ni ugutwika, abandi ngo bari gushaka amafaranga, mwanjajwa mwebwe amafaranga mwagiye mukaryama bakayaba. Ibaze kugira ngo uriya mugore agere ahantu, ibaze kugira ngo uriya mugore agere ahantu avuge ngo ko gutwika bizadukoraho. Ariko wa mugore we, uretse gusaza wanduranye, ubu wabuze ibindi bintu uvuga ku buryo uvuga nta kintu kiri positive ndigera numva no mugore muri mugwiza. Noneho igitangaje cyo kora icyo nkundira Imana, bamwe bari kugenda bigarukaho ngo twakoze ibi n'ibi. Abantu bose, none abantu bose mwabivuzeho, muzapfa mwumve nimugera ikuzimu muzagarama mwibaze. Umuntu ararwaye mwaragiza ngo ari gutwika, ese mwebwe byababayeho ra mukumva ukuntu bimera? Noneho yakoze ikiganiro ngo Yesu we, ngo n'ukuntu ngo twavuze ngo ibaze umuntu w'umubyeyi. Noneho njyewe ndabamenyesha yuko ibi bintu dukora mu isi, buriya ibyiza dukora mu isi, ingororano zabyo tuzazibona tukiri mu isi tutarapfa. N'ibibi dukora n'ingororano zabyo nabyo bizaba tukiri mu isi tubibone. Mugwiza ufite abana b'abakobwa, sibyo? Yego, nimugende murebe ikiganiro Mugwiza yakoze, mwumva amagambo yavuze kuri uriya mwana w'umukobwa arwaye. None ibi bintu ribu nitabijyamo mumenye neza yuko rwose pe ntago biri buze kugira neza. Hari undi mupasiteri banyoherereje Bria, yari kuvuga ngo biriya arimo ni mu bitaro, ngo ni amafaranga ari gushaka. Namwe ni munyumvire kuba bajya bavuga ngo umushinyaguzi aza nkubaza. Noneho hari uwitwa Bosco Mana, navuze nti Imana nimbibaho mu by'ukuri, ngo jyewe nifatiye video ngo none haravuga ngo kubera iki yagiye gutora mu buzima. None se nta barwayi kwa muganga bagiye gutora? Pastor Claude yaravuze ngo gute umuntu aba aryamye mu bitaro ngo yarangiza ngakodaringa amafi. Ese reka mbabaze, umuntu urwaye agomba kurya. Ikindi kandi mw'abantu mwe, indwara buri iby'indwara ntiwabivamo. Hari igihe uba urwaye, uzarebe niyo urwaye, buriya nijoro indwara irakukubita ikakuzahaza, ku manywa ukamera nk'aho uzanzamutse, ukamera nk'aho ubayeho muzima. Niba utoye agatege ntabwo ugomba kuvuga, ariko se kubera iki social media igomba kwinjira mu buzima bw'abantu ikagera kure? Ubu se uko mwese mugiye kwatsa amamodoka, amamodoka mukajya gushyingura, nimba n'uwo mutima baba bawufite. Claude namwiyumviye arimo aravuga ngo ejo ngagiye kohereza amafaranga, ngo yiwe ngo nikaze TV ngo bagiye kohereza amafaranga. Ayo mafaranga kuki utayohereje mbere? Umuntu yegora ubibonye yuko agitaka, ahubwo ukavuga yuko amafaranga ni nabwo ugiye kwatsa imodoka ujye gushyingura. Guys, yegora yabuze kumutabariza arwaye, arangije avuga ngo yodarinze amafi. Abandi nabo ngo bamubonye ari kubyina bo kabyinira hejuru y'amazi. Mu buzima cyo kora ibintu mwamukora muri iyi mihanda, umuntu ararwaye ameze nabi. Biratangaje kubona nta n'ubutabazi mwamukoreye, n'ababumukoreye mwari mumeze nk'abari mu irushanwa. None ngiye kubona bamwe impamvu ngewe ndimo ndasaba kugira ngo ribu ijye muri kino kibazo. Urabona itangazamakuru, jenoside ijya kuba, sibyo? Mu mateka bagiye batubwira jenoside ijya kuba, ikintu bita itangazamakuru. Kandi noneho kiriya gihe umenye yuko ibyo bintu by'amayutubu ntabwo byari bihari, ariko abantu bumvaga radiyo, sibyo? Bumvaga radiyo. Noneho na bamwe mu bari kuzikoraho buri ngubu ubugome banafite, icyo gihe nabo bari banari.
uri kumva abantu bakajya kuri radiyo bakavuga utuntu abantu benshi bakabyumva. Ubu noneho biroroshye hano mu Rwanda, iyo ukoze akantu bakabishyira kuri social media iminota 2 biba bigeze kure. Ni ukuvuga yuko mushaka umuntu mwamukiza, mushaka no kumwicisha mwamwicisha. cyane. Ibi bintu rero by'aba banyamakuru nta nubwo ari abanyamakuru, sinzi ngo ni ibiki, uri kumva babyuka mu gitondo bagashinga ama YouTube channel ngo baje gutwika, ngo baje gushaka views. Nge nago nzi ikintu kiri muri views. Ibi bintu ribu nitabikurikirana muzasanga umuntu yisha umuntu, hanyuma rero ajya gufata views nkuko babivuga. Cyane rwose. Mani aba bagabo bafite udutsiko tw'abanyamakuru bagira amatiku gusa. Nukuri. Harimo uwitwa Pastor Claude ari nawe ngo uhagarariye iyo mihanda, harimo uwitwa ngo Pastor Juste, harimo uwitwa ngo Pastor Ezekiel. Nuko abo bose buretse bagiye bafite ama TV yitwa ngo Kiranuka TV, ngo Ikaze TV, ngo niba ari ngo Agasaro TV. uriya mugore nta mugabo agira, nta bana agira. Icyiza abanyarwanda ibyo biganiro mu mwabibonye, ibyo biganiro mu mwabibonye. Uriya ngo ni cyokora Pastor Claude mana we, uzi ku muntu muzima kandi uvuga inkuru ejo wabasha no gusubiramo. Sibyo wowe umurarimo arakubwira ngo erega ninjye wiyumva, ninjye uzi mu mubiri wanjye uko niyumva. Nimubwiye ngo merewe nabi, nyine ubwo nibyo ndi kumva. Byumva uko mbikubwiye. Byumva uko mbikubwiye nimba umuntu arwaye. None se kujya muri detaye ngo ntarwaye aritatsa ni nka ibi bintu nibikomeza gutya tuzajya tubona abantu bapfa mu buryo bw'agaherere, bakanabuza n'abantu bakamufashije kumutsa imodoka. Urimo uravuga ngo uzatsa imodoka ujye yegora, uri gutanga amafaranga ku munota wanjye. Yigosha. Noneho ejo bundi yari ahari kuvuga ngo ari kwirwaza ngo yatumye ifi, yagutumye ingona. Yewe utupasiteri tunantera n'isese n'isuku besha. Je mujye mumbabarira. Iryo zina ryo kuvuga ngo ni abapasiteri nibarivaneho bashyiraho ibyo bizina byabo, ntibakanduze izina ry'abapasiteri, bakaryanduza. Abantu we, umuntu ararwaye ari mu bitaro, muri kubibona ko ari mu bitaro. Ribu urwego rwegerejwe abaturage, ariko ribu dutabare aba bantu kuri YouTube kubera kubura ibyo bakora. Mumba baremba bwira amafaranga bano bantu bajya gukorera ikiganiro babishyura amafaranga 10,000. Ngahibaze n'ukuri kw'Imana. Babishyura amafaranga 10,000 bigatuma uvuga ko umuntu ari kubeshya atarwaye mu by'ukuri koko. Bigatuma uzi ko n'ubu yapfuye hari umuntu wakoze ikiganiro ngo na n'ubu ntabwo ndemera ko yapfuye. Ibaze n'ukuri kw'Imana, ibaze. Noneho nabonye n'umugore uvuga uzunguza amaraso mwibase ngo yamutwariye umugabo nyagutwarwa intambike. Cyokora uko bafashe wa mugabo wari ninjajwa naciyeho ndi kuzamura muri telefone mbona ngo azunguza amaraso mwibase ngo ngo niwe wamwishe ngo yamutwara. Mana nyagasa. Ariko ribu nayo sinzi kabisa. Mukanya mwese mwigiza abana beza, mwari muri kumucira urwa Pilato, mwari muri kuvuga yuko yirwaje, mubuza n'abamufasha kumufasha. Bamara kumva abantu rero bo muri YouTube iyo bumvise muvuze muti uyu muntu arabeshya ntago arwaye, mubyumva nk'ukuri, mutuma batanamufasha. None barapfuye, mugiye kwirizwa mwisize ibitaka muyoraguye mu mihanda ngo yiwe mana we ngo twarahemutse. Harahemutse se gusa ko muri abatindi babi muzanagwa ku gasi kubera ubugome bwanyu mufite. Mutuma nimba umuntu agukurikiye yakagukuyeho amakuru mazima mu by'ukuri, warangiza ukavuga ngo uyu muntu sinzi njajwe inyandikiye ngo harya weje ngo nta kiganiro yigeze ukora kuri Vava ngo ejo cyewe se ndi manuka uburyo
kubona umuntu arwaye nkajya gushinyagura uri kumva nimba udatabarije umuntu ceceka nagiye kubona mbona undi nawe akoze video azi ko afite n'abantu bamukurikirana ari mu buzima buragiye hari ibintu mba numva bari gusobanukirwa neza ntabwo ndi gukumva neza Jihad. sinzi uwo nabonye witwa Gerard yakoze video yabuze kujya kureba arwaye yarabibonye byaratangajwe ko arwaye arangije ati muzana yisanduku aho kugira ngo ajye kumutabariza azi neza ko akurikirwa n'abantu benshi hari abandi bari kumutuka ejo bundi ngo ntago arwaye izi saha nibo bari kuvuga ngo turajyana amafaranga ubwo bufaranga bwanyu mwabwihora ariko mwanjajwa n'ubundi ko nta mutima mwiza mubikoranye uretse kwiyerekana gusa muriyerekana se mu biki mwese ko muri aho ngaho Imana mu buzima namwe muzapfa tu twese tuzapfa niyo nzira ariko banyarwanda bari abagabo bo wenda bari abagabo ntacyo ariko se nkamugwiza umugore ufite abantu bakuru bangana bari abagabo se babo ntago babafite umuntu w'umupasiteri aricara ngo bafungure nk'ama YouTube channel we ariko mana we uyu muntu wababwiye ngo bafungure YouTube channel ngo baze gushaka views mana yanjye akora hiye yego ko mana noneho cyokora mu bihemukiramo basi byibura nimuvuga ibintu byumvikana ariko umuntu w'umubyeyi abonye umuntu arwaye arimo serumu aravugira hejuru mu by'ukuri murabibona mwese namwe mwaba pasiteri mwe nimwe mwagafashe ya mbere mukavuga muti reka tujye no gusengera uyu muntu urumva ntago mwabikoze muraje muraduhira gusa ngo ari kubeshya ngo ari gushaka amafaranga mwogashaka mukaburirwa mwebwe namwe mwagiye mukarwara basha mukareba ukuntu umubiri ubyara udaha umva Imana ihora ihoze ariko reka mbabwize ukuri mw'abantu mwe Imana irabampaniye Imana ibambitiye cyane rwose irabagaragaje guca ku murongo ni Imana ijambo ryavuga ngo ndi Imana idakiranirwa pe nanga ikimbangikanya icyo ari cyo cyose Imana ibankorejemo akantu bita akeyo agati ibi bintu nibitabahereza isomo nibitabahereza isomo byibura barajya babona umuntu arwaye wagikecuru we mugwiza uzumirwa ugenda utambitse ibirenge mugwiza ngo uhamagaye kangahe uzabure Kasuku nawe yarari kuvuga Kasuku nawe yarari kuvuga ngo fafa rero kandi nawe yarari kuvuga ngo ntago yararwaye ngo ari gutwika cyokora Kasu wowe ho buretse Kasuka ariko nawe Mana yanjye aragira ati ngende mba ndi kwishakira views arabyivugira hanyuma abandi bo baba bari gushaka ibitaka hanyuma se Kasu views ko wazibona niyo nda yawe ubwayo ni content cyane na ubwawe uri content wakikoze y'inkuru ukazikora ku free family yawe ariko twebwe nubwo twari duhari ntabwo twigeze tuza gushinyagurira umuntu byibura nimba udatabarije umuntu icecekere funga umunwa wawe ntago nge turahangaha ku kibazo cya Vava kuko ibya Vava byarangiye niba yigiriye mu ijuru yagiye niba atanagiye no mu ijuru ubwo afite iyo yagiye Imana niyo ibizi kuri ubu ngubu Imana niyo iri guca urubanza ndimo ndavuga izi YouTube umuntu abyuka mu gitondo agashinga YouTube yarangiza ngo ari gushaka views ugasanga akaza shinyagura yijiye mu muryango we muri famiye y'umuntu ese mbabaze mwebwe nta mafamiye mufite harya ribu gwiza urwango ufite we mugwiza nta nubwo ukunda igihugu uri inyangarwanda mugwiza
wanga abana b'u Rwanda, wanga abana b'u Rwanda. We Mugwiza simbizi niba uri n'umunyarwanda, niba uri n'igiki ntago ngewe mbizi, kuko ntabwo ushaka kumbwira ukuntu umuntu w'umubyeyi ariwe wakabaye agira abantu inama, ariwe wakabaye ugira urubyiruko inama, ahubwo ufite urwanga ikindi guhora uhanganye n'abana ubyaye. Wigize intyoza, wigize ibintu byose ngo urabizi rinshakora, reka sinakubwira. Wa mukecuru we, ubona umwanya wo kwicara ngo unitawaze? urimo urirukanyira ibihumbi 10 bakwishyura ukaza gusesereza, none ubu ngubu urimo uricuza ngo n'amagambo twavuze. yegora ngo n'amagambo mwavuze, jewe nicyo kintu cyantangaje. Uzumirwa. Noneho ikintu icyo nkundira cyitwa Imana, muri kugaruka mukisubiramo ngo nyine ngo ninjye wabivuze nyine se nko kari ngo nguriya ngo waje ngagashaka ngo gutuma ngo dukeka. Ariko surajya gukekera umuntu wamenye ibyawe. none nimba umuntu avuze, oya dore ukuntu bimeze, nimba wumvise umuntu avuze kugira ngo nimba yarabateye kubikeka mukabikemanga, wowe wari ushinzwe iki kutishakiye amakuru? uriya ngo ni Bosco we wagutumye ku bana b'u Rwanda. Niba ari n'umuntu wagutumye kuri uru rubyiruko rw'u Rwanda, Mugwiza akaba yarakwishyuye, akaba yaraguhaye avaza avuga ati uru rubyiruko rw'u Rwanda urarukoramo akazi, ndakurahirira ukuri ntabwo uwo mugambi wawe uri bugereho. Byagupfubanye mugira akarimi kariho inkota icyaye, ku buryo nyine mwaragiye views zibibagiza zibakuramo umutima. Ahari hari ubumuntu hagiye ngo higira ngo views, sibyo? Nukuri kw'Imana. Ariko ikintu kinera agahinda ni ukuntu Mugwiza nawe warabyaye ibyara n'abakobwa. Ibyo Imana ijya imbabarira, ibyo wifuriza abandi nibyo bijya biba ku rubyaro rwawe inshuro 7. Mugwiza mugwi ngo wamagaye inshuro zingahe? Ubureka